my people, Eastern, Western, Southern, Northern, Kigali, mumeze mute Swaga boy basirikare. Cyakoze uyu munsi nakiriye amaniga abiri. What's up maniga? What's up man? Bimeze bite? Uyu ni cool man. Katuhere kuri gaca biko Inko bye. Oha. Ubundi baravuga ibintu bigakorwa. Yamaye nka data bro. Yaman. Bimeze bite se umusa? Ibintu ni neza man. Ibintu ni fresh. Yeah. Yes, mwabonye ko uyu munsi twakiriye abastari babiri, abahanzi, abahungu rwose bakubita ibintu bya wancekere, ibintu bikaba ari fresh, ibintu by'imiziki ngo mu maraso yanyu, ngo muri makeya umuziki n'amaraso ntibitandukanye kuri mwe. Ukuzi neza yuko umuntu ajya gusenga buri munsi. Natwe ni buri munsi umuziki. Amaraso umuziki ni ibintu byihuje bitavamo. Kaduhere kuri uno musani. Salama bro. Salam. Banza utema abantu rwose. Banza wibwira abantu mu buryo bwawe. Ja, ni MC Damour, ndi kuri Somo TV, ndabakubita rap, ndi umuraperi nyawe, ndi kumwe na my brothers. Yeah man. Mani ko mutangiye kunkangaza. Bro, gaca. Umva ibwira abantu mu buryo bwawe. Rwose abantu bashaka kumenya ngo utuzaniye iki. Byinabu wese ubu niki nabaha kugira ngo baceceke. He byinabu. Yaman. Mfite hano Agnes ati abo basa niko mbona ari danje. Bampere peace bayibonye cyane. Katwinjire vuba vuba. Gaca, ibintu by'imihanda ko ari ibintu bigorana. Imihanda waje kuyisangaho tese ubona ibintu byo kuzamuka muri zino struggle byoroshye. Man, ubundi hari igihe umuntu yibeshya ngo umuziki ugorora, umuziki urakomera, kandi nyiri ikintu ku muntu ukora jyana ya rap kugira ngo ubone mu president ugukenera ball bisaba ko batanze akakana. Ako ikindi nanone abantu nyine mu gihugu mufite isura mbi. Ku bintu byawanceke iki n'iki ibyo byurabivuga iki? None se iyo umuntu yifasha akabatiga ibintu byo gusambana ngo biba mu baraperi gusa, uzagenda ubaza abantu bose bari ku mihanda ko nimwe murya abana byaje bari bahogoza tuvuge ko batasambana. Man, no mu president bari abavuga tubibaza n'akantu. Muri makeya nyine ibintu kuzamuka ku muraperi ni ibintu biba bitoroshye. Last man, ibintu byo kuzamuka kuri no mihanda ko ari ibintu bigoye pe. Rap murayifite, ibintu ni byiza, mubona uko mubishyitsa ku bantu banyu. Yego birashoboka ariko birasaba imbaraga n'ubwitange, kandi ibintu byose murashyize imbaraga birashoboka cyane. Ese ubona byoroshye kugira ngo ube wazamuka uve ku rwego rumwe ugere ku rundi, cyane ko babashinza ko nyine ngo imbaraga zanyu murazikora murazifite bambe, ariko nyine ngo ntago nyine ibikorwa byanyu bitera imbere. Sinzi ni ikihe kibazo kiba mu bundi kuba mutajya ku rwego rwo hejuru hamwe n'abandi basitari tubona ba R&B n'ibindi. Rap kubera iki ihera hasi cyane? Ni iyihe mpamvu? Ikintu cyaba kibitera biterwa n'ukuntu umuntu aba yabikoze, gusa ariko bisaba imbaraga. Urugero nka MC Damour, ngomba kubishyiramo imbaraga kandi bizakunda. Icyizere nicyo cya mbere, umuntu akagenda yubaka. Yaman nibyo kabisa, imbaraga nizo za mbere, gukora bizana byose niko bavuga. Numvisha imihanda hari terime ngo ntibizanwa no kurira. Gaca, ese ubundi barakaza ikimana n'ugukora cunga barize bose hano kwa Kagame, urebe bose barize bari muri Amerika yahuze ngo bageze ku kimana. Yahuze umurapera aravunika yashike hejuru mu kirere, amuhamagara umupresident wose ni gucuca akatugukatira amande. Gira ikintu tubwira ku bantu babasebya, abaraperi babasebya bavuga ko ibintu byanyu ni kunywa amatabi iki, ngo nyine ngo impamvu mudateza imbere umuziki wanyu ngo ugere hejuru, ngo nyine ni ibyo bintu mugenda bugahugira mu Gaca. Gira umucyo ushyira kuri ibi bintu. Ubundi baravuga ngo kora neza ugana imbere utangira batemera. Ese ubu niki nabaha kugira ngo baceceke. Kigali ubugari bacanganya nk'inkari, abana beza bariho bagana aho bibarizwa. Ese ubu nabo bari he? Cyakoza bro, cyakoza maniga.
umuntu yaga kugufasha kuko ufite ubushobozi bw'icyo kintu ahubwo akajya kuzamura wandi wamuhaye amafaranga akajya gufasha wandi wamuzamuye mbese washaka kuzamura kuko yamuhaye ruswa ariko se ya mpano iri mu muntu igihe yagaragaye nta ruhare yagaragajemo yaza gutera iseseme wese ni ikibazo cyane mwe nizihe mbaraga mufite mu kuba mwazamura rap yanyu biravugwa ko mwebwe mwirwanaho cyane kangaruke kuri uno musani nizihe mbaraga mushyiramo kugira ngo mube nk'abantu koko mwirwanaho kuko muravuga ko ntago babitaho nyine bita kuri abandi babahaye akantu n'ibindi kugira ngo babashe kuza babazamure mwebwe nyine muravunika cyane nizihe mbaraga nyine mushyiramo kugira ngo mube mwashyira ibintu byanyu ku rwego rwo hejuru namwe mugire icyo mwageza ku banyarwanda nk'umuziki wanyu cyane ku buryo ki ubutari karite cyangwa se mwawugira karite n'ibindi ibintu nk'ibyo nize mbaraga mushyiramo kugira ngo mucubye ba bantu babafeka babapinga imbaraga za mbere kuko natangiye mbikubwira ni icyizere cya mbere umuntu yigirira icyizere no gukora cyane rasta no kudacika intege rasta never die ewana cyakoza bro cyakoza kabisa yaje mwunganiye akandi kantu mu gihe cyose uzakora ikintu ukunda ntabwo uvunika umuraperi aravunika ariko iyo gacitse ibyishimo bijyana n'amaniga yo gusa ukora ibyo akunda akabikorana n'abo akunda ntiyumve imvune cyakoza kandi ikindi bro ntabwo bizanwa no kurira mani isura rero ubundi ushikaye ni ijambo ry'ubuzima kabisa bantu mukunda rap bantu mukunda bano basore bacu mukora ibyo mukunda reba mu byo ukora icyo ukunda kurusha ibindi ugishyiremo imbaraga bavuze ko ukora ibyo akunda atumva imvune wapi kabisa urapa bikagenda ukagwamo imirongo ugakubita turitsa yes duhere kuri we gaca dutema umurongo tama abakunzi ba Boom Wezi ndetse n'Isumo TV imirongo ya nyayo fresh kabisa ewana bakeneye kumva ikigoma cyawe batema kapera kabisa agahinda n'amarira bihora binababaza agatunda ku muyaga gahonga mu mutameno n'umwima n'umwami byina be cyakoza bro cyakoza Rastaman ndagira ngo utema abantu bahakapera kantu kawe kabisa ubugene bwawe umwengo wawe wiyengeye ukawutara neza hajya nura no gutara ewana ukawukora fresh gira ikintu ubwira abantu batema akantu kawe igishoro cya mbere mu buzima cya mbere na mbere cya mbere n'ubuzima bugihumeka menya nibwo buzima bugitera kuka burya nibwo buzima igishoro cya mbere mu buzima cya mbere na mbere cya mbere n'ubuzima bugihumeka menya nibwo buzima bugitera kuka burya nibwo buzima amaniga se noneho uko yankuye mani imirongo murayifite bya nyabyo kabisa imirongo irahari gaca mu munota umwe wonyine mu munota umwe mbabarira ugira ikintu usaba abakunzi ba gaca wowe muntu wakunze gaca only menya yuko hip hop ku mutima hip hop ni ubuzima tubamo hip hop nta shyari hip hop nta rwango hip hop umuntu wese ukunda hip hop ntago ari muri ba bandi bajya bazana ibintu bya shushyushyu hip hop umuntu wese uyikora hip hop nta magambo kabisa ewana gaca suza abakobwa batatu waba warakunze bakagukatira barahari ndabizi abaraperi ndabazi ubundi bajya bavuga yuko nta muraperi ujya mu rukundo icyo ni icyo cya mbere ugomba kubanza kumenya ibyo nibyo abantu bavuze ariko njyewe umuntu wa mbere njyewe na terapisi rega umukobwa wa mbere ni mama wambyaye cyaza bro sibyo undi wa kabiri ni umufanizi wanjye w'umubyeyi umubyeyi wawe uko bishyika agatego ati ma broswi wakubiswe akira aka kanyenyeri ugize n'umuzigo cyakoze kuko irabyina pe nta bajeto bari kuyikora cyane bebe n'abamere bateranyije bati iyi boro izanye ni kariti iri kutuvuganira cyane bose ndabasuje njye nta mukobwa n'umwe nazana ko no kubenda ngo umusuzi kuko rakinira Mariya soza producer babiri baba barakubangamiye hari uwitwa Chris Beat
Hai nka uwo data. nguwo rwose Yahuze. pisi aho uri uzisubireho. Mhm. Undi wa kabiri Mhm. ni umujama ukora mu ntara mu maveni. Mu mavi. Pisi Hano mu mavene ko nzi ko imizigo ngo bayirya mani. ntiruca abana mani. Wigeze wajya gukoresha indirimbo se ikabura? Byo byonyine se ubwo yizana ujya no kuri radiyo bayikina uhari ugisohoka bahita bagisiba mu mashini. Mani bibaho bro. Zana indirimbo yaguhenze audio yenda agasuye gazumbise inkani. Haraperi ko baba bari kwishazara. Rastaman. Ni freshes? Ni fresh. Ewana, cyakoza njye nemeye. Nk'ubu hari Aline ati uwo muniga mwazanye yankomye kabisa. Alice nawe ati ewana aba bajama barimo neza fresh, ibyo bakora twabyemeye byatari. Maniga, Yes. ndabizi ko imihanda iba yaragoranye pe, rap yanyu kugira ngo izamuke ni ibintu biba bigoye bitoroshye muri situation ya danger. Ni iki kintu mu kuzamuka kwawe muri rap yawe cyaba cyarakugoye kuri ino mihanda kuruta ibindi byose? Ibintu biba bigoye ni byinshi, ariko ikintu cya mbere nta gucika intege. Nko mu buzima busanzwe ntabwo ibintu biba byoroshye, ariko kwigira icyizere no kudacika intege nibyo bintu bya mbere bigenda bifasha umuntu mu buzima. Cyane kabisa, cyane kabisa. Usuhuza abafana bawe bagukunda kabisa kandi bagushyigikira mu byo ukora bijyanye n'umuziki wawe. Abafana ba MC Damour aho bari hose mu gihugu mbahereza peace na respect, mukomeze mukurikirane Isumo TV nakagaruka. Ewana cyaza bro, cyaza kabisa. Ewana mwankomye cyane. Dusoza ndagira ngo mpere kuri Gaca mubaze. Gaca, muri plani zawe cyangwa projet zawe wigeze wakoresha igitaramo? Ni inzozi zanjye. Ni inzozi. Inzozi pe. Ariko ugomba guhamya ko byagenda kose. Ubundi nta muraperi kame mutazakubita rap gushyike mu bicu. Ewa. Niwe muntu kwinspira. Amwita Bobo Marire. Niwe muntu kwinspira kabisa. Cyakoza bro, cyakoza kabisa. Mba nkuteye peace nuko tutegeranye Rastaman. Yes. Ewana, niwe muntu kwinspira uvuga uti cyakoze uyu muntu ni role model wanjye. Uyu nguyu ibikorwa bye ari mu murongo wanjye kabisa. Yes, umuntu nyespira sinzi, ntabwo nabona uko navuga ngo runaka cyangwa runaka. Gusa nyine umuntu wese uzanye akaguma akaceka mba ndi kumva ari neza kabisa. Akarapu kabisa kari mu mirongo. Ariko uko byenda hose hari umuntu uvuga uti uyu muraperi cyakoze yaradukomye. Yadukomye turi guhinga, dukoma turi imihanda. Jipoli G. Cyakoza bro, cyakoza kabisa. Yes, ngira ngo hari mwabyumvishe. Ini Boomways ku bufatanye n'Isumo TV, ngira ngo hari tuba twasohotse tugasura abasani ewana bakatuganiriza imihanda ukuntu ibimeze. Ngira ngo hari njyewe ni Gigi kuri Mike, ni Boomway ku bufatanye n'Isumo TV, nkabandi kumwe n'abajama tunasozanyije ikiganiro aribo Gaca Only na MC Damour. MC Damour. Shout out basani bacu.